Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Ijambo riravuze ngo rero nudeboneza rabinisha, ngo nuvana ibishimwa mu bigawa akanwa kawe, ndimo ndavuga akanwa, uzaganira icyo watuye kibe. Ni ukuvuga ngo uzahinduka umugisha, uzahindukira abantu umugisha. Kaze mu ijambo ry'Imana tugiye kuganira hano muri Yeremiya ibice 15 ku murongo wa 19. Hari amagambo avuga ngo nicyo gituma Uwiteka avuga atya ati, nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye, kandi ibishimwa nubivana mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. Bazakugarukira ariko ntuzabagarukira. Amen. Tugiye kuganira kuri aya magambo. Muvandimwe, nshuti yanjye, Imana niguha umugisha. Nguhaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Imana ikugirire neza kandi ikwagure mu izina rya Yesu. Aha hantu dusomye ni inkuru Imana yahaye Abisiraheli, cyangwa se ni message Imana yahaye Abisiraheli. Ni message irimo iguha aka kanya, ni message Imana impaye kumenya kugira ngo nyikumenyeshe. Hanyuma ijambo ry'Imana rimanutse rivuga ngo iki rero? Riravuze ngo nuvana ibishimwa mu bigawa ngo akanwa kawe kazahinduka nk'ako Uwiteka. Nuvana ibishimwa mu bigawa uzahinduka nk'akanwa k'Imana. Akanwa k'Imana gakora iki? Akanwa k'Imana kararema. Akanwa k'Imana gashyiraho bitari biriho bikabaho. Akanwa k'Imana nuvuga ngo iyo tuvuze ngo kararema tuba tuvuze ibintu byinshi. Nuvuga ngo rero wowe nuvana ibishimwa mu bigawa akanwa kawe kazaba nk'ak'Imana. Ibigawa ni ibihe? Ni ibikorwa ukora. Hari igihe ushobora gusanga umuntu agenda, hari n'igihe ushobora gusanga umuntu asenga, hari n'igihe ushobora gusanga umuntu wenda aba mu rusengero, ariko ugasanga ibikorwa bimuranga bya bindi akoreraho abantu batamubona, bya bindi akoreraho inshuti zitari, bya bindi akoreraho umuryango utari, ugasanga ibyo bintu atari ibishimwa. Ijambo rivuze iki rero? Riravuze ngo nuvana ibishimwa mu bigawa. Ibishimwa nubivana mu bigawa, gahunda ihari ni iyi. Gahunda ihari ni ukuvangura. Vangura mu mico yawe, uvangure uko ugenda, uvangure ibitekerezo, vangura ibishimwa. Aribyo ni ukuvuga ngo bibe byonyine. Ibishimwa nubivana mu bigawa Uwiteka umva icyo azagukorera, ngo akanwa kawe kazahinduka nk'ako Uwiteka, kandi ntabwo bizagarukira aho ngaho. Umva icyo ijambo rivuze rero. Iravuze ngo kandi nubivana mu bigawa akanwa kawe nigahinduka nk'ako Uwiteka. Ni ukuvuga ngo abakuvuyeho bazakugarukira. Babandi bagusebereza mu rwihisho, babandi bifuza yuko wahinduka intabwa, babandi bifuza yuko isoni zagukora, babandi bifuza ko ntacyo wageraho, babandi bifuza yuko nukuvuga ngo ubuzima bwawe bamukangaratete. Umva icyo ijambo rivuze. Riravuze ngo bazakugarukira ariko ntabwo wowe uzabagarukira. Babandi batifuza iterambere ryawe. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Ijambo riravuze ngo rero nudeboneza rabinisha, ngo nuvana ibishimwa mu bigawa akanwa kawe, ndimo ndavuga akanwa, uzaganira icyo watuye kibe. Ni ukuvuga ngo uzahinduka umugisha, uzahindukira abantu umugisha, uzahindukira igihugu umugisha, uzahindukira karitsiye umugisha, uzahindukira umuryango umugisha. Nuvana ibishimwa mu bigawa uzahindukira umugisha abantu, uzahindukira umugisha abakugana, uzahindukira umugisha inshuti zawe, uzahinduka umugisha cyane. Mwiziri botalawaya aziri binivo, mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo riravuga ngo nudebonesive, ngo nuvana ibishimwa mu bigawa ngo akanwa kawe kazaba nk'ako Uwiteka. Ese ko ushobora gusanga uri mico myiza? Ese ko ushobora gusanga ugira neza cyane? Ese ko ushobora gusanga utinze mu rusengero? Ese ni ukuvuga ngo akanwa kawe gasa n'ako Uwiteka? Iyo wisuzumye usanga akanwa kawe kameze nk'ako Uwiteka? Iyo wirebye usanga akanwa kawe ni ukuvuga ngo ibyo watura Uwiteka bihesha umugisha? Iyo urebye usanga watura gute? Ijambo riravuze ngo wowe ubwawe nuvana ibishimwa mu bigawa ngo akanwa kawe kazahinduka nk'ako Uwiteka, mu izina rya Yesu. Turimo dusatira gusoza, turimo twegera gusoza. Umva icyo ijambo rivuze. Riravuze ngo nuvana ibishimwa mu bigawa
nudebo netarabinigrai, nuvana ibishimwa mu bigawa uzahinduka umugisha. Nuvana ibishimwa mu bigawa bazakurwanya ntibazakubasha. Nuvana ibishimwa mu bigawa dayimoni azagutera ariko ntazagushobora. Nuvana ibishimwa mu bigawa bazakugambanira bifata ubusa. Nuvana ibishimwa mu bigawa bazagucurira imigambi ariko ntizasohora. Nuvana ibishimwa mu bigawa uzahindukira isi umugisha, uzahindukira igihugu umugisha, uzagarura agaciro k'itorero mu bantu, uzagarura agaciro k'Imana mu bantu, uzagarura agaciro k'abakozi b'Imana mu bantu, uzagarura agaciro mu izina rya Yesu. Ijambo riravuze ngo nuvana ibishimwa mu bigawa ngo akanwa kawe la yazibini edresive sai, ngo akanwa kawe kazaba nk'ak'Uwiteka. Nyemerera dusenga n'Imana mu izina rya Yesu. Nyemerera twinginga Imana mu izina rya Yesu. Nyemerera tubane n'Imana aka kanya mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana yacu, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, turasenze kandi turakwinginze cyane. Ijambo ryawe rirambwira ngo nituvana ibishimwa mu bigawa ngo akanwa kacu kazahinduka nk'akawe. Nituvana ibishimwa mu bigawa mu izina rya Yesu tuzahinduka nk'akanwa kawe. Turakwinginze mu izina rya Yesu. Ari abankurikirana bari hafi na kure, nyemerera mu izina rya Yesu abari buvane ibishimwa mu bigawa ubahindure nk'akanwa kawe, kandi icyubahiro kibi cyawe, imbaraga zawe zikomeze kurushaho kutubundikira. Tubigusabye tubyizeye mu izina rya Yesu. Shalom shalom. Yari Diakre Ntambara Emmanuel. Imana ibahe umugisha mwinshi mu izina rya Yesu.